Ndi Papa Sava. Uba muri uru rugo ese uyu munsi ko tuta Papa Sava enda hano Sava uyu munsi ko tutakoze aya mavida ari ahangaha arahamara iki tutakoze nyine uyu munsi se ntago ari ku cyumweru uyu munsi ni ku cyumweru Sava ntabwo uyu munsi ari ku cyumweru mama Sava njye nkubaza ubundi warize urangiza segonderi wagiye usiba wize ibice ufite ikihe kibazo mu mutwe uyu munsi turi kwa kangahe uyu munsi turi ku cyumweru wowe se urumva uyu munsi ari kwa kangahe ubwo suze kubara ako ibintu byo kubara ko twabarisha gutubuye tukiga muri primaire utubuye kamwe tubiri dutatu ubu imyaka ugize ni wowe utazi kubara iminsi y'icyumweru njyewe ntabwo nzi kubara iminsi y'icyumweru yimbarire kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru usimbutse kuwa gatanu Papa Sava ntabwo navuze kuwa gatanu usimbutse kuwa gatanu okay nta kibazo reka nsubiremo subiramo kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kubwena ariko rero nutagumya ngo ujye witoza zizabunywa zibumaremo kuwa kabiri kwasimbutse kuwa kabiri kutahabaze urahabaze oya reka noneho byo tubyihorere wenda nubuze uyu munsi ni ku cyumweru reka turebere muri telefone ko zisigaye zikorana n'ibyogajuru kutavuga ngo yavuye ku gihe ngaho ndebera uyu munsi ni kwa kabiri uyu munsi ni ku cyumweru ntago ari ngibi se ntago ari ngibi uyu munsi ntago ari ku cyumweru urabona atari kuwa mbere Papa Sava ntago ubona yuko aho itariki reba nanjye ntago ubona yuko aho itariki ari ku cyumweru ku cyumweru urabona itariki itari kuwa mbere n'uwe munsi mu cyumweru umunsi utangirwa na ni mande none se ntago ubona yuko kuri telefone yawe ntago ubona yuko itari kuri mande iri ku cyumweru mande hanyuma se maridi na mercredi byo ntago bitangirwa na hanyuma se warumbaje mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ahubwo nyine yo kuki uri kwirukanka ntumenye ibyo ushaka kuvuga uyu munsi turi kuwa mbere abakozi barahari abakozi barahari nyine okay nta kibazo by'iminsi reka tubyihore yego hanyuma ibyaya macupa aya masaha murangije gucuruza no macupa aha uri kuhabona amacupa Papa Sava ubu nta kibazo ufite cyo mu mutwe yesu ubu nturwaye kera iwacu bigeze kumbwira ngo hari umugore wo kwa basogokuruza wishwe rwose no guturubura ubu ntuturubuye nibira kandi narakubwiye nti uwo munwa wawe n'inda yakurenze wa mugore hano ko nta kiba cyabuze ubu genda uvumbaguzwa ubushera n'imitobe mu bantu hari icupa ubu barakuroze Papa Sava hano ntago hari amacupa ya wayini na rikeri na byeri iri ntago ari icupa iri ntago ari icupa rya wayini urumva icupa mu kiganza cyawe urumva icupa terura turebe kuremererwa Papa Sava iri ntago ari icupa rya byeri icupa ririze uzi ko byarangiye we zabwinywereye yo urusoferi ubwenge arabugutwaye yesu we nta macupa ari hano amacupa subu yaba hari singire ndarimwe nkoraho ngo wumve rivuze amacupa yaba ari he sinyamene se ahubwo uraterura umuyaga uko amasaba
bamba ikigore cyanjye kiza ubusa ndavuriza hari umuvuzi uvura gakondo bambwiraga uwe niba ari mu biki mu bigabiro byahe mama sapa uraturubuye. Okay papa sava ndumva hari sinzi. Hanyuma ninde wabahaye uburenganzira bwo kunyimurira imitako mugakura umutako wana ushyize mukawimurira hanga? We mutako se kandi uyise ntago ari umutako uri ingoma n'ibiki byose ntago ari nguyu hano uri umutako se nguyu hano uri w'ingoma uriho n'ibintu by'inuza n'amakembe n'isuyu se wese uri kuwubona papa sava aho hano uri kuhabona umutako cyamaye uriho ingoma umutako ntago ari nguyu uyu si umuduri hano izi si ingoma zihagaze hanyuma umutako se uri kuvuga aho hari umutako wowe iyi si inanga gutya iberamya aho hari umutako ingoma yo uruhande hano urabona itari utuntu imirisho gutya iri si ihembe ntabwo uribona hano hasi ntaryo ubona umutako se uri kuwubona. Hanyuma amavaze yanjye ninde wayakuye hano? Amavaze abahangaha nshyiramo ninde wayakuye ahangaha? Mama sava yo ntabwo ari ivaze irimo sazi tura twa Sinex ntayibona. Hano hantu uri kuhabona ivaze? Tabyayisha nararyonsa cyangwa karirongora kabisa. Nta vaze ubona aho ngaho y'umukara. Iyi vaze isa n'uyu mupira wangira aho ngaho ntayibona. Aho hantu uri kuhabona ivaze? We ntayo uri kubona se? Kanura neza mama sava. Ako pasava nturwaye? Cyahubwo urarwaye. Manudi. Manudi. Siko nta n'ikintu mfite ndabona isanduku. Babusha. Enda hano. Karame. Enda hano byakomeye mwana wa. Byagenze bite se byabaye iki kandi? Byakomejwe n'iki? Uru rugo baruhanzemo umusazi. Umusazi. Manu ubwo wambaye turasute? None se nambaye neza. Urumva nyine urabona hasi nambaye timba. Ni jeans. Kana agashati k'umweru nyine nuko narengejeho agataburi k'akazi. Si ingofero se, ino ngofero se si imbere boss. Isanzwe si imyenda y'akazi. Asanzwe akoresha hano. Si imyenda isanzwe. Manu ntago wambaye rugabire hasi n'ikanzu ijya gusa nka orange n'ibintu by'ibisatsi mu mutwe. Oya reka ngenda mureho yumva. Sinda gukoreho. Muraho wumva asanga uri mugitiranye. Muraho wumva. Manu iyi ntago ari kanzu yabaye n'ibisatsi. Ako se boss. Ahubwo udaca amataburi. Hako amataburi. Kwera ko igipesi taburiye. Urancira amataburi ntabwo uzi ko yamenze. Yambaye jinisi y'ubururu hasi, inkweto ya timba, yambaye na kakagofero kakandi ko mu gikoni. Sibyo uri kubona? Ariko ase boss. Ko nduza amaso y'amabara yatukuye bura nta kibazo yagize. Mama sava ntago ari byo uri kubona. Papa sava. Oya uretse tuzi. Cyo umutima hamwe. Urumva umeze neza. Manudi yambaye kanzu yambaye ipantaro. Yambaye ipantaro y'ubururu y'ijimisi. Hasi za nkweto ziba ari ndende arizo bita timba. Ndakubwira ngo yambayemo n'ishati y'umweru. Hejuru yambayemo kakanuza kakagofero k'abamuco. Neza ubundi mabuja kuki ashaka kunyambika ikanzu habaye iki? Kize ndabizi. Cyangwa boss. Ni babaturanye nyine abantu hanganiye business baba kugira bakaba bamuhinduye igihini. Kwajira ari biganzenze n'ufite ubugome. Ikibazo cyaje muve waragikemuye se? Okay buretse gato. Wa mugano ubanza ninjye ufite ikibazo. Hatungi yaje. Hatungi. Sizari kwambara amagiye gusenga. Hatungi. Enda hano. Nurabisoza se? Mabuja byagenze bite ko numvise muri kuvuga cyane? Wambaye neza. Shati yakoze mva ko. Wambaye neza. Ya shati y'umweru. Ariko icumuke. Aka gacemo ariko karashaje. Iyi shati rero boss. Iyi shati y'umweru nayigura ahantu bita mu Ruhero. Iyo za Nyaruguru epfo mu mashyamba hafi n'umupaka n'u Rwanda n'u Burundi. Nyigura make. Karuvati. Ariko kuri karuvati niyo mu Ruhero kabisa. Ugomba gupima ntirenge ku mukandara. Ndimborera neza muzamurira. Papa sava. Buretse gato. Hatungi arambaye.
hatugera ubu ku buryo wahamagara umuntu w'umugabo ushaje y'imyaka 55 akaza nabunuje se iri kote n'iribi koko hatu ntabwo wambaye ubusa hejuru ntabwo wambaye ipantaro hinahinnye ntabwo wambaye rugabire hasi disi mabuja atangiye kumakunira agahinda ngo iki siko byabaye masava umuntu w'umusaza ungana nanjye nambaye ubusa hejuru ubu ntabwo urako nambaye kare na shimboke iyo ntabwo ari rugabire wambaye ariko se rugabi ubu uri kubona amano yesu ubu mama sava avugisha ukuri amano ya hatungi uri kuyabona hatu ntabwo wambaye inda gusa hari ikintu wambaye na kimwe hejuru uri kubona ikirenge cyatungi uyazamura umwereke agatsinsino arakubona papa sava ntabwo icyo ari ikirenge cya hatu hora aya ntabwo ari amano ya hatu ihanagure ifashe ibisiraje siraje deri ihanagure isiraje zikugiye siraje sirihe ngo siraje zigiye ihanagure ukuntu babibika ihanagure siraje kandi nawe bivuze ntibagumya kubegera bakanda genda cyeka sinzi ikibazo cyeka hano uri kubona siraje iyi si siraje se ihanagura aho we ntayibona zana mwereke mabuja zana bose notaburiye ntihanaguze isiraje ako nakibwo ari mabuja kamuhanagure siraje amasava se yagize iki kibazo ni ukuvuga ngo bino bintu by'ubucuruzi ibintu by'ubucuruzi bibamisha ari mwana baranya ubu nawe baramurangije nyine baramurangije kandi mabuja nta nubwo agenda arya ahantu hose cyangwa se ariko ngo hari ukuntu banabirenga cyangwa se ngo bakababyohereza mu mwuka ibihuye herana ninde muntu mufitanye ikibazo muri iyi minsi oya ahubwo ntabwo washakira kuri none se reba umuntu ngo urimo kubona ngo hano hari umutako uwuhe umutako si iki n'iki none se umutako si nk'uyu none ngo amavaze ntabwo ari kuyabona none se iyi si ivaze ariko oya ahubwo ngo ari kubona nambaye ubusa koko hatunge umuntu w'umugabo oya ahubwo se nakwambara ngiye gusenga ahubwo se ubwo ntabwo ari kubonana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ntabyo umubonana mu ntoki igitabo cy'indirimbo ntakibona na Bibiliya ntabyo uri kumubonana mu ntoki ntacyo bitabo uri papa sava n'izina ry'Imana nta kintu na kimwe hatunge afite mu ntoki wishyiramo imana byarangiye mutuze bizanamo imana bizanamo imana byarangiye reba mu gitabo cy'indirimbo reba indirimbo ya kangahe 21 reba nimuze turebe imbere dutegereze igitondo ntabwo izi nimuze turebe ntabwo uri kwibona aha turi kubona hano hari igitabo gihari bose ahubwo mu mukinga ara mu muziri numva nta n'umuriro afite munamuriro afite ujya mukinga mani nese biriya bintu bizana umuriro mukinga ahubwo ataza kugira gutya baramusaba hano nakora mukamuntu we Masava umvishe benshi bakubwira rero none se uwo narisa ntabwo yari shitani ako se bose bakwegeye mabuja ari ntabwo ukiri umugore wa pasiteri ntabwo ukiri mama pasiteri nzi cyo kiri mama cyabugufi umugore wawe ntabwo ukiri mama pasiteri nisoma Masava kino gitenge mwiriwe neza mwiriwe zikomeye nari cyo kweka cyagitenge wamaye mu bukwe nyine none kitambereye ndabarurire wambaye igitenge nambaye igitenge n'iribaya reba no mu mutwe harimo ikindi gitenge ntabwo uri kukibona ntabwo wambaye ikabutura yacitse mama pasiteri ikabutura yacitse izina rya Yesu kubera ubukene se none se papa Sava ntabwo hano hacitse n'aha ntabwo hacitse n'aha iyi ni Yesu uri gukora ukabona urasa urabona umubiri ariko bose igitenge none kitagira ku birenge w'igiure bose mabuja mwimufatanya n'uburwayi no kuri kw'Imana nitwongere kumukwera none se tubwiza ukuri pe wenda byatungi na manode byose nzi uko byari bimeze uretse tubwiza ukuri Arise urabona yambaye tumudekirive oya reka tubyoroshye iyi telefone irasite wibijya kuri irasite iyi telefone irasa umutuku hamwe bwawe byarangiye none se mama iyi Sava telefone irasite musona atari icyatsi byarangiye mabuja byarangiye ubu ntabwo ubona ko isa n'akabara n'aka kabara kari mwaha akahe kabara icyatsi nyine aha ni icyatsi yego aha ntabwo ari umweru papa Sava papa Sava umva ikibazo ngiye mfite none se byaje ryari bino bintu kandi nanjye bizindutse mu gitondo papa urumva Sava none se yari muzima mwe mwararanye Manu papa Sava kankubwire rero ibi ntabwo ari byo gukinishwa nukuri pe gusa hari ahantu nzi mu bweyeye oya nujya mu byo bapfumu nanone nabyo Kandi ndi ntabwo kwanje hoya wa ntabwo mwana. mabuja ajya mu bapfumu Manu, mujyane kwa muganga hazwi vuza abapfumu hakukurubeje kugira ngo ajya mu bweye se ajya hano epfo ntari ibitaro ntibavura mu mutwe hari ahantu mu bweyeye bashobora kumusengera uretse ariko wenda nitwe dufite ikibazo wowe
wowe ureba aya meza hari ikintu kiriho simbona se ari umugati ahubwo mumaye igikombe nanywa icyayi nta kibazo none se hari uri kuhabona umugati none se mabuja yavuga ko hari iki simbona ari umugati amacupa se uriya mugati na cicupa uyu ni umugati wa washorye penkupe. usuku iri ntabwo ari icupa rya mitsingi yego nyagasani ni penkupe oya muhasho nawe yumva bagushuneho Mama Sava ufite ikihe kibazo muhasho neho abantu ni abagome ese barabara shyira mu kanwa shyira mu zuru iri ntabwo ari bwana akirashunaho akirashunaho urabona atari penkupe shyira mu kanwa shyira mu zuru urimo urafata nese izuru ryo rishona ni penkupe ubwo rero ndapfuye oya ntabwo uri bupfa rwose bose mabuja natwe namwe ariko manufuje umuntu yari inkunga kabisa nkunga se ngene ko ari uyu kukurikirana mugore mukunda ku rwego rutarabaho pe niwe muntu navugaga ntituzasazana ntamuciye inyuma ntavuze ngo nshaka abantu bamuroze kwa ko tumaranye igihe ubwo barakurangije nyine ubwo nuguha ubwo sava ubwo ugiye ku mama sava ubwo baramurangije ubwo na sava nawe burya ugushaka n'abana bawe n'urubyaro rwawe mama Sava iki ni igiki urusa ntabwo ari cya gisoro cyawe uri gukinira aha ngaha yesu ako kuki abantu ari abagome Jesus none se ntabwo ari ya mabuye ikinisha papa Sava ntabwo yari biye washyizemo avuti yangize intoki hafi avuti yangize yangize intoki yangize none se bwembwe muri kubona ari si computer se urabona ko ari computer. kuragutogoya papa Sava computer igira bino bintu Ibihe. ibiyesi uri kuvuga aya mabuto ngenda nkanda nandika sava va mu bintu by'imikino base bose baretse ko inaha ndabazi inaha ubu nuko ubwo bakugendere hamahama ariko se niyo umuntu atangiye ariko afite ikimenyetso cya nyuma namuha sibyo tukamenya ko niba ari muzi niyo umuntu atangiye kubona umugati afite ikimenyetso cya nyuma uretse ikimenyetso cya nyuma namuha ikimenyetso cya nyuma uriya ngo ibyo bintu cyane cyane ibintu by'ibirogano hari ikintu kibikiza mwana nubwo ari uwejo ni igiki iki ntabwo ari kimwe papa Sava yari gucurangira aha ngaha afashe isafuriya yise igicurangisho ubwo se byarangiye ubwo nyine iriya ni isafuriya wari ufite none se ubonye ari iki nese Papa Sava ntabwo urusha kuvuga yuko Mama Sava karame Suza karibu mumbabarire ndabinginze Suzana niwe muntu nizera wenyine niwe muntu wenyine nizera muri aka kagari niwe mudugudu papa Sava niba ari ukujya kwa muganga ngenda ajya kwa muganga ariko maze kwemera ibyo Suzana yicare nawe dufatanye urugendo urasuhuza urabona ahubwo nubwo Suzana aje oya manudi zibaho ngaho Suzana ni njyewe wamwandikiye ntabwo ari wowe Suza njye mfite ikibazo muri uru rugo ibintu byose ndi kuvuga bari kuvuga ngo ntabwo ari byo Suza kuri aya meza hari iki meza none se yanga sa amacupa aya ntabwo ari amacupa hari amacupa y'iki n'iki harimo amacupa ya Rike nasi wowe ntumva se atari amacupa si amacupa Suza Manudi yambaye iki Manu uri muzima nese habaye iki kugira ngo wambaye ikanzu yambaye ikanzu isite ya orange hejuru yambaye iki imisatsi hasi yambaye iki rugabire yego hatungi yambaye iki ariko reka munasare mufite ishingiro ubundi ibi bintu byose mwabinywa hatungi akabura kugenda yambaye ubusa si yambaye ubusa hejuru hasi ntiyambaye ipantaro y'umukara ihinahinnye hasi ku birenge yambaye iki yambaye rugabire Suza uyu mutako hano hari umutako cyangwa ntawo uhari umutako nguyu hano hari vazo hareba oya na vazo ruguru hari vazo hareba hehe se aho ngaho ruguru mu ngoni oya nari hari uyu mugore yambaye icyo ko ari mama pasiteri yambaye ikabutura imeze ite idore iracitse aha ngaha n'aha ngaha hose haracitse ni izina ry'Imana abo bantu ni abagome Byagenze ko bari bagiye kunjyana ngo nasaze ngo umutwe ngo bari bagiye kunjyana kwa muganga ngo hano nta mavide ahari ngo Manudi ngo yambaye itaburiya ngo n'ipantaro papa Sava ndashaka kutsobanurira ibintu biri aha ngaha nese uraguhinduye umusazi ninde mwumvikanye n'amafaranga Suzana icara Manu birarangira mutaha ndebera akabuno hatungi yambaye ikanzu papa Sava ase
papa sava gabanya amagambo maya amafaranga yanjye rero nigenda hatu ntabwo uri ubwo gusohoka iyo nda hano. wagiye kuyambika koko nturi buze no gutumba kubera umuyaga papa sava sobanura ibintu biri aha ngaha ikibazo se si ngicyo njyewe ndi wowe uri ikibazo ikibazo kiriho n'utudomo tubiri hasi uretse gato mama sava papa sava mama sava ni ikibazo ni ikibazo kiriho n'utudomo tubiri uranagisiba ku kibaho n'igisiba iki gute se ariko Suza njyewe Mane zicara aho ngaho. urumva njyewe mami wewe gumuhongo ni caswa aho ngaho oya hatu hatunje mbere kandi cya muri ikibazo ngwino kirangana dukemura ikibazo none ibintu byose intoki zigituma washa watsibagiwe Nishima ziba washa watsibagiwe gabanya urumva amagambo rata njyewe nagize mfite amakuru 80%. 80% ntabwo nkubeshya uyu mugore acuditse na Rodrigue ndabeshya Rodrigue uza guhakana ko ntawuzi muri uko gucudikana agasore kogosha kuri ya salo ya hari hepfo noneho bari mu bintu by'imigambi ngo byo gushaka undi inzu ngo batse divorce bagize bate nanjye yo navuze ni umuntu nanjye ngiye gushaka uburyo nanjye mukomesha nibura akaba yaragiye kurwara nanjye nkaba ndi gushaka ibindi bimenyetso tukabona ko ikibazo gikemuka nta bintu wowe na Rodrigue naki murimo nanjye nagira ngo ajye noneho aho ajya kwivuza ubwo burwayi bwo mu mutwe ahandi bambwiraga ni mu bweye azagaruka azapfa kugera hano ngo bajye muri ibyo ngibyo nanjye narabonye ibindi bimenyetso ariko mbega umugabo w'umugome papa sava umugome wari muri baraka wowe uri kuvuga iki none se iyo ufata ikibazo ukakijyana mu muryango ufite aho uvuka mama sava afite aho avuka iyo wicaje imiryango yombi ikibazo urakigaragaza ariko nzajya mara n'ijya mu miryango reka tureke iby'imiryango wafashe ceceka ngo nta jambo twari tucyanzuyemo umuryango wafashe iki kibazo kijyana mu buyobozi burakinanirwa twagira ngo tubanze tugikemurire muri gacaca mo hano ariko mama wari ugikemuye oya reka mubye papa sava ibi bintu ni ubugome uzi ko urimo kwica ubwonko bwa mama sava yarasanzwe abufite se uzi ko ashaka kumera ibi bintu byose bishaka kugenda bikajya mu bwonko bwe akagera mu muhanda yivugisha ibi bintu ni yicaruboso rwose yivugisha se ubundi ntago yivugisha ajya kujya muri ibyo bintu byo gushaka kujya kunca inyuma ubundi ubwo ntago arimo kwivugisha erega nuvuga ibyo bintu ujye ubivuga nawe ubibara njye se ntago arimo kunyica ubwonko erega uyu ameze nk'ikirayi cyaboze kiri mu mufuka wa tone agira ngo twese dupfire rimwe nese kubera icyo urimo gukemura ikibazo uteza ikindi ese wo kucyo ashaka kumuca inyuma oya nukemura kino kibazo hanyuma wangiza ukangiza ubwonko bwe urumva utarimo guteza ikindi kibazo kumva n'ubwonko bwangiritse nawe uceceka aho bwangiza ubundi bwonko nyine ubwonko bwarangiritse buri kwica ubwanjye ubwanjye nabwo bukagaruka bugahwanya none urashaka kumpugura cyamura ikibazo uranagiye ariko masava njye nari namubwira ko ibintu atari byo ariko nyamara nari nabivuze njyewe pe mushatse mwareka nkigendera sinari nabibabwiye mwebwe mukavuga ngo twubahe boss wanyu turakizwa na leta Suzanne uzi ko wagiye kwicana akazi kawe